iruhande rwanjye hano rero hari umusore yitwa Mugisha, agiye rero kubanza none nawe ni umwe mu basore b'abahanzi, ariko noneho we icyo yahanze muri iyi minsi yahanze inyandiko, inyandiko avuga ko ishingiye ku muco. Ndagira ngo mbanze muhe umwanya adusobanurire byinshi kuri iyo nyandiko, anasogongeze abakurikiye ishusho mu mwanya muto uko iyo nyandiko ikora. Murakoze. Nkuko nabivuze, amazina nitwa Kwizera Mugisha, inyandiko ikitwa Umwero, amazina yanjye nitwa Kwizera, ubwo nkabyandika gutya. Mugisha, inyandiko rero yitwa Umwero Kinyarwanda alphabet, akaba ari inyuguti zishingiye ku muco. Duhereye ku izina ubwaryo, izina Umwero ni izina riranga umuco nyarwanda, ryikubiyemo ibintu bitatu by'ingenzi mu muco nyarwanda: Imana, inka n'ingoma. Byose ni ukuvuga ngo amahire, ni ukuvuga ngo zakwereye. Ngira ngo umusizi Tuyisenge arabyumva cyane, kubera ko abanyarwanda baravugaga niba wahawe umugisha bakavuga ngo zakwereye. Kwera rero, hari ukwera kw'imbuto, hari ukwera kw'amata, hari n'ukwera ko kugasanirwa. Noneho n'icyazimye iyo kigiye kuzuka havugwa ko cyeze. Kwera ko kugira gute kugasanirwa? Imigisha mbese. Tuvuge niba wari ufite inka zikororoka, akantu kitwa kugasanirwa niko nashakaga ko abantu bumva. kugasanirwa. Iri zina Umwero nkuko nabivugaga riragaragaza Imana, inka n'ingoma. Ibi bimenyetso nabyo bikaba birimo uburyo bigaragazamo ibyo bintu bikomeye by'umuco nyarwanda: Imana, inka n'ingoma. Duhereye n'ishusho ya mbere yo mu Mwero ni uruziga. Ndavuga ko hano ho ari myth ariko y'abanyarwanda, igitekerezo kivuga yuko ibintu byose biva mu kintu kimwe kandi kitagaragara, ariyo Mana. Noneho hakazaho ingoma, ubwami burangwa n'ikamba. Umwami ngira ngo utambaye ikamba ntiyaba umwami. Ni igisingo. Ni iki? Bakita igisingo. Igisingo. Murakoze. Hano bikanagaragaza umwami wahanze u Rwanda ari we Gihanga Ngoma Ijana, kuko iyo iri kamba turishyize ku mibare, tuvuge iri ni 1, ino ni 2, iyo duhashyize iri kamba riba ibinyejana, ubwo ni 100, 200. Ikindi kandi no ku izina bwite, nkuko mu Kinyarwanda tuvuga ngo akami ka muntu ni umutima we. Niba nanditse Mugisha kugira bigaragare ko ari izina bwite, kuri noma ndashyiraho rya kamba, agende hagaruka cya Kinyarwanda. None se reka nkwereke. Yego. Abanyarwanda nibura kuri inshuro twigishe inyajwi. Twereke A, utwereke I na U na O na E na gutyo. Inyajwi ni 5 nk'ibisanzwe. Ikindi Umwero wandikwa nk'ibisanzwe uva ibumoso ujya iburyo. Ubwo A ni gutya. Ndagerageza kubigira binini kugira bigaragare. Ari gutyo. Yego. Ubwo mu bigaragarira mu ishusho y'inka. Yego, urabona irateze. Ikerekana yanka. Wa mucuragarutse, bwa butatu hagarutsemo no mu nyanja. Iyo ni A. Ino ni A. Ino ni U. Ubwo siri mu ihe shusho ye. Iyi ni ishusho y'umugozi ukubiranye. Ariko udafunze. Ino ni O. Iyo iri mu ihe shusho. Ino O rero mu mitekerereze yanjye nasanze amahanga yose uburyo tuvuga O ni bumwe. Nicyo kintu ngira ngo duhuza mu ndimi zose. Noneho nsanga uburyo yanditswe ni uruziga. Ariko kugira nze gukora ishusho noneho yacu igaragaza Ikinyarwanda mu budasa bwacyo, kandi tubivuga kimwe, nashatse ikintu cyaza kugira angle z'uruziga 360 nk'ibisanzwe. Rero hano harimo izi angle. Ino ikaba O. Hanyuma ino ikaba E. Iyo yose ni E. Iyi ngiyi.
none si iyo iyo niyo Ino ubwo niyo yo iri mu iyihe shusho? iyi ngiyi ni ubuhanzi bwo nagize nuzuze ndavuga reka nyigene kuko ntabwo nari kubona buri kintu kigiye kihura n'ikindi. ni igeno ry'umuhanzi. yego ino ikaba i nayo ni ubuhanzi. iyo nafatiranyije nuko i dusa nk'abarandaga ariho hantu ikomerezaho gutya. iyo igiye i i ubutinde. izi zikaba ari inyajwi. ngaho si ibyo byo munsi ntacyo twandikire wenda munganyinka munganye ugenda ubitandukanye kugira ngo tubisome. okay, mu u nga hano nkiri kuri nga nkundira nsobanureho gato ku bihekane. Mu kinyarwanda tuvuga ibihekane ariko iki gisanzwe iyo twanditse nga twandika na ga bikamera nk'aho ari ibigendanye. Gusa twagaruka mu kinyarwanda iyo umuntu ahetse undi hari umwe uhagarara hari n'injishi bakomatana. Niyo mpamvu ino ari na n'iyi kabaga byaba igihekane bikaba ikintu kimwe nk'uko tubivugira rimwe ariko ari amajwi abiri atandukanye. kubera ko nizeho icyarabu, mu cyarabu ibyo ukoze babyita alifu. za alifu ni uburyo inyajwi igera ku yindi igacika nk'umurizo. tuvuge niba ga yari imeze gutya, iyo bagiye kuyishyiraho va baca umurizo kuri ga bagashyiraho va. ubwo dukomeze twari tugeze kuri nga bagahita twari tugeze kuri nga tugashyiraho a. ubwo twari turi kuri mu munga nga iriya ni a ino ni a. none si iyo ngiyo twavuze yahekanye ni nga idafite inyajwi. uyishyizeho inyajwi nyishyizeho inyajwi ya a nya. hakabaho n'ikindi kintu mu mwero cyihariye nk'iyi nya mu busanzwe nya twandika na ya. noneho umwero ahantu umwihariko wawo ni uko twandika 100% nk'uko tuvuga. hariho urumva izi dukoresha bazita Latin alphabet, ni alphabet z'ikilatini. noneho ni alphabet zifite amajwi 24 mu kinyarwanda nizo dukoresha ariko ikinyarwanda kikaba gifite amajwi 39. rero kwa kugenekereza ikilatini mu kinyarwanda byatumye bafata zimwe bakazihuza kugira bareme ijwi ariko atari ryo. noneho nka nya ntabwo ari igihekane, ni ijwi nka ra kuko ivuga rimwe. nya ururimi rwikaraga rimwe gusa ni rimwe, rero ikaba ingombajwi nayo. ubwo ni mu nganyi turashyiraho i na nka nuko nayo ntabwo ari igihekane. nka ivuga rimwe. nkiri kuri nka naho hari ikindi nibutse mu mwero hari uburyo urabona nk'abarundi bavuga za bagakoresha zede, tukavuga za tugakoresha zede. kandi ikirundi n'ikinyarwanda mu mivugire biratandukanye ariko n'indimi ariko ino za na za ntabwo byagakwiye kuba byo kuko ubundi bavuga ko mu myandikire inyandiko igomba kuba iy'ururimi nk'uko ruvugwa. noneho hano dufite nka ariko hari abavuga nka. ubwo iyo ari nka iba gutya nk'uko na za y'ikinyarwanda iki tuvuga ari gutya ariko igeze muri iri jwi ry'abarundi ikaba gutya kugira ngo tugire ubudasa bwacu koko bwihariye. icyo uvuze cyo mu kirundi ngo kiba za iyo ugisoma uri umunyarwanda ugisoma mu kinyarwanda bwo cyitwa ngo iki? ni igihekane nacyo. impamvu nabikoze gutya u Rwanda nyine ni u Rwanda. ntabwo twarokora ururimi rwacu ngo dusige urw'abaturanyi kandi ruvuka ku rwacu. yego iyo umubyeyi yambaye n'umwana arambara. ariko igitangaza ahubwo rero uyu mwana yambaye n'umubyeyi arambara. mu bintu rero bitangaje uyu muhungu yanakoze yagerageje kubera ko ari umuhanga mu by'ikoranabuhanga, uru rurimi yarushyize no mu ikoranabuhanga ku buryo rugira icyo bita clavier.
ubwo baradufasha ku buhanga bw'ibyuma. Dore ubu tugerageje urabona sinzi niba Adeline aradufasha turebe niba biboneka. Komeza ubizane ku buryo murabibona ahangaha gutya. Ibi mfite hano nzajya nandika umbwira ibyo nanditse. Ubwo urabona ko byageze mu ikoranabuhanga. Nshatse wenda ngiye sinzi uko byandika ariko nakora gutya napfa kwandika. Iyo ni nja, iya kabiri ni mba. Iki urimo kwandika ngiyi ni nja na wa. gusa ubwo nanditse ibiki we kandi sinshobotse. Ubu se iri hehe hano hasi? Ni nayizanya iri hano. Wanze kubitondeka nk'uko abazungu babitondetse. Oya siyo mpamvu. Umunyarwanda n'ubudasa. Zari nyinshi. Dore iriya ni A. Ndashaka kwandika abana. Bayire. Basubiriye. Bane nde wakozeho. Aha. Kandi. Yego. Iyi ni aba. Aba na iri he? Nabwije. Aha. Iyo. Yego. Ndi kwirinda kongera kwandika ibintu bitabaho. Abana. Ubu ngubu nanditse abana. Cyane. Ngo cyane. Ubu rero uyu muhungu ikigaragara murabona ko yabishyize no mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo ubu nshatse kuri clavier yanjye nshobora kujya kwandika mu bisanzwe cyangwa nkajya kwandika mu mweru. Umweru. Uri gitangaza wa muhungu. Ndi kumva ndi gushyuha mu mutwe. Byagusabye igihe kingana iki rero kugira ngo wandike uhimbe iyi nyandiko? Ubundi wakuyeho igitekerezo? Igitekerezo namye ndi umuhanzi w'indirimbo mu njyana ya hip hop. Noneho uko nanditse indirimbo nazigaruka kuzisoma ngasitara ndi kuririmba, nkagira aho nsitara bitewe n'ibihekane se. Nibuka n'uburyo twagiye twiga ikinyarwanda kitugora. Abantu benshi ikinyarwanda kirabagora mu myigire. Biza kuntera kwibaza ese ko abahinde bafite inyandiko yabo, abarabu bakagira iyabo, abashinwa iyabo, twebwe kubera iki turi gukoresha iyi ngiyi yandika icyongereza n'igifaransa? Bituma njya mu mateka nsanga ni ibyo twazaniwe n'abamisiyoneri n'abakoloni, nibo babitwigishije. Noneho bafata ikilatini bakigenekereza mu kinyarwanda, kandi wari n'umujyo mwiza kuri bo kugira ngo batwiyegurire. Hanyuma noneho ndavuga ngo ese ko ikinyarwanda n'uru Rwanda rw'uyu munsi turi kuvuga ngo tugire ubudasa, twiheshe n'agaciro, tukagira made in Rwanda y'imyambaro, kwiha agaciro tukagaha imibiri ntitugahe, kuko ururimi tuvuga ni rwo twebwe. Hatari ikinyarwanda ntihabaho umunyarwanda. Tugasiga spirit yacu, tugasiga ubugingo bwacu, buriya biruzuye. Mbona ko noneho dukeneye icyo kintu. Shyiramo umuhate. 2019 nibwo natangiye kuzihanga. 2021 noneho ziruzura neza, mpita nkora n'ubu buryo bwa keyboard. Mboneraho no gushimira umunyamerika wamfashije muri ibi bya keyboard kuyihostinga, yitwa Craig Cornelius. Kuri ubu ngubu birandika rero mu buryo bwose, haba mu buryo bw'impapuro no mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nibyo. Ibi bintu kujya kwiyamashye. ahubwo hari abantu turi i Kigali, hari n'abantu bari i Nyamagabe. Ubu ngubu ubusenge ubu ngubu umuntu ayishatse kuri za Play Store wayihabona iyi keyboard. Oya, iracyari website, ariko turacyari kubaka n'ubundi uburyo bwo ama app. Yego, ngarutse ku muco gatoya mu nkundire, umweru ntabwo ari inyandiko gusa, harimo n'imibare. Yego, ifite n'imibare. Kuri keyboard se hari imibare? Yego, twereka imibare kuri no keyboard. Ururimi rwacu rukaduhuza. Ngiyi 1, 2, 3. Mbona se yanditse imibare imeze nk'ikilatini. Okay, imibare ijya kumera nk'ikiromani, ariko ahantu bitandukanira noneho ni kuri 4. Kuri 4 twajya hano nkabibereka gato. Yego, ubwo rimwe ni gute? Kamera yaza. Okay, rimwe ni gutya,
n'ubundi kubara kose rimwe ni iyi mu muco nyarwanda, kabiri ni iyi, gatatu ni iyi. Ahantu rero bita bitandukanira ni kuri kane. Kane ho ni gutya, bimeze nk'icumi ryo mu kilatini cyo mu kiromani. reka nze nsobanura impamvu noneho hatari ikiromani ari ikinyarwanda. Mu kinyarwanda turavuga ngo umunani ukinze, bikaba bivuze ko buri nka ifite iyayo muri izo nk'umunani. Ubwo ni inkubwo ya kabiri, ubundi ni imbyeyi umunani n'inyana zazo. n'inyana zazo, yego. Urumva hajemo inkubwo ya kabiri. Noneho wigeze gukomoza ngo kuri bene data b'abanyamurenge, ibo bo ntabwo babivuga gusa mu munani ukinze, iyo bari kubara kane baranabyerekana bakagira gutya, iya bari kane. Urumva ni kabiri gakinzwe, nkarya amacumu dusobeka twakinze umuryango haje gusabwa nk'umugeni. Iyi rero kabiri yakinzwe niyo kane. Hakaba hariho umuhanga w'umugereki yigeze kuvuga ngo imibare kugera ku 10 iva mu mibare ine. Nje mu kinyarwanda nsanga birikoze ntabishyizemo ubwenge. Iyi kane rero ngo ntabishyizemo ubwenge ntabwo rwose. Iyi kane ushyizeho rimwe ibibaye gatanu, iyo ushyizeho indi rimwe ibibaye gatandatu, iyo ushyizemo indi rimwe karindwi, indi rimwe umunani, indi rimwe 9. Imibare 9 ikuzuriramo hano. Ubwo ibindi uri kunshyushya mu mutwe. biraryoshye kubireba, biraryoshye kubyiga, ikibazo ni uko nari kubyumva. hagira uza agerageze yandikemo kamwe, ntabwo bigoye. Andikemo gake gake. Nanjye muri iyi mibare nayifashe, imibare nanjye nayifashe, nanjye imibare nayifashe rwose, ariko 10 ntabwo uryanditse. Araryerekana. Rimwe ikaba kabiri, Yego. ikaba gatatu. oya bitandukanye. Ubwo umuntu arebye gutya ahita abona ari gatatu. Iyo ni gusa gatatu wanditse. iyo ni gatatu ubwo yireka. Noneho reka mbikore nihuta ku buryo Rimwe sibyo, ngaho kabiri ni ukwayo. kabiri. Oya Kabiri hajyaho tubiri. iyo ni rimwe urimo kwandika. Kabiri ni tubiri. Noneho gatatu ni Gatatu ni dutatu. dutatu. Yegeranye. Kane rero. Kane rero. Kane rero Umunani ukinze. akaba ari kabiri ikinze. Ni kabiri ikinze. Yavugiye ngo Iyo ushyizeho gutyo ni gatanu. Yego se mahera hirya aho ngaho ibumoso. Ahera ibumoso ashyiraho gatanu. Ni gatanu. bivuga ngo gatandatu. Karindwi ni hagati. Karindwi hagati. Karindwi noneho ni mo hagati. Njye nabifashe. Nanjye nabifashe. ahangaha umuntu yibaza, ahangaha umuntu ashobora guhita yibaza imibare n'amagambo uburyo biteye n'uburyo yabijyanishije nk'umusizi cyangwa nk'umuhanzi, birumvikana. Ahubwo nkibaza ngo objectif yo kugira ngo abitekereze yari iyihe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, ese wifuza ko bizagera he? bizagenda bite? Ni iyo curiosity mfite kuri ibi. Yego. Intego mfite cyangwa icyifuzo nifuza ni uko ururimi rwacu rwagira ubudasa mu mivugire nk'uko biri, bukanagaragara mu myandikire. Noneho ubwo budasa bwo mu myandikire ku rurimi rwacu bikaba umwero, kuko ari bwo budasa twaba dufite butandukanye n'izindi nyandiko. Mbese mu myaka iri imbere ntazi umubare, ururimi rw'ikinyarwanda rukandikwa mu budasa bwarwo. Niba ari u ikaba u, aho kugira twongere dufate iyitwa yu ngo tuyigenekereze ko ibaye u, dufate iyari a tugenekereze ko ariyo a, tugire a nka a, tugire ba nka ba, b yo ireke irorere kuba ba, b ibe b, natwe tugire ba. Ubaye imeze ite? Ba imeze itya. Ifite ishusho kisi. Ishusho yayo wayibona haramutse hariho a, nibwo ubona ko nagerageje gukora uburyo nakora inka. Harya wavuze ngo iriya u ngo ni umugozi udafunze. Yego. Umugozi ni iki?
umugozi bisanzwe umugozi wo mu ruhu usobanura iki nyine mu buryo bw'ikinyarwanda? injishi ni injishi okay. Hanyuma ikirere ni myiza nuko bimeze harimo koko ubudasa harimo n'umwihariko harimo igitangaza ahubwo hari igitekerezo mise numbuka urabona mu minsi ishize nakurikiye akarasisi ka gisirikare kera kajyaga gakorwa mu ndimi z'amahanga ariko bakazanye mu kinyarwanda. Kuki utakwegera nk'ibigo nka biriya mu gisirikare hari amaterime ya gisirikare bakoresha urabona ko ni ukuzimiza kinyarwanda banaduye buri ushobora gukoresha amarenga nk'aya ngaya ntawamenya icyo ushaka kuvuga wanditse ibaruwa mu gisirikare ku buryo ushobora kumubwira ndumva igitekerezo cyawe watekereje ari cyiza ahubwo ushobora no kuapproachinga ibigo nk'ibyo bya gisirikare bikaba byanagufasha ku buryo bipromoting inyandiko bakaba banabikoresha dore ikibanza ugomba gukora gutanga message ku buryo uyifata atayimenya. Buri nyandiko igira phonetique niko navuga uburyo bisomwa se uburyo byandikwa wowe banza ugende wicara ubyuzuze bigire igitabo sibyo kuri ibitabo uvuga uti impamvu iyi a nayigize gutya urabona ko nk'ubu nanjye ngiye kubera nkunda umuco bayange yahita iyi ngiyi wahitamo iyo kera cyane yahita ibiyi ngashyiraho n'inka neza urumva hanyuma ibyo bintu byose nizere ko wabihanze ushingiye wa mugani ku muco we numara gukora ibitabo byayo wegera ababishinzwe si na ngombwa ko bayigira inyandiko ofisiyeri ibi yawe ibiye n'ibitaba ofisiyeri bibigira igitabo bivuge ngo njye ninshaka kwandikira naka mu mweru nzaba hari igitabo nasomye narize umwero nindangiza njye nandikirana na Munganye inka twandike tumenye amakuru neza gahunda yacu tuyikurikirane nk'ubu iyo yamfashe inyandiko hari ikintu nshaka kuzayikoresha yiherere iriya cyane iriya ba mu mwanya wanditse njwa wowe uri igitangaza wamenye na njwa ndeba nanditse njwa naragowe hanyuma ibyo bintu ni birebire tuzafata undi mwanya urambuye uzakore shene ya YouTube ugenda utwigisha kamwe ibi ngiye nabimenye ndayifite nuko ntarashyiraho inyigisho nyinshi hariho nka introduction ubu se uko abantu bajya kwiga icyongereza ahantu ugasanga hari abantu bigisha icyongereza cyangwa igifaransa indimi muri make nawe ushobora gukora ishuri abantu bakaza bakiga kwandika ikinyarwanda mu kinyarwanda yego naranabigerageje twandikira ishusho turebe aho hejuru ishusho ubwo iyo ni ishusho ubwo ini iriya yo ndayizi ino ni sha ni ihe sha se kuki idahekanye kwa kure oya nayo ntabwo ari igihekane ni sha ahubwo iba igihekane nka shwa icyo gihe noneho haba harimo na sound kwa bigahekana ino ni shwa ngo ni sound ubwo iriya ni o ino ni o ishusho urakoze cyane Mugisha uri gutuma nkoresha ubwenge nyuma ya saa sita ugiye mu mibare ya nyuma ya saa sita gutangira gukoresha ubwenge gusa ariko iyi ni project nziza cyane project nziza yareba n'uburyo ashobora kubona yenda support yayo akayikomeza kuko ari abo yagirira akamaro cyane rega twese
Ubuse ntubona ko bijya gusa abayikoresha n'iby'Abarabu? byihuse, njyewe Yeah, birasa. umuntu ushaka gutanga message abandi batumva mu buryo bwihuse Yego. ahangaha ibintu ushaka kwandika by'ububiko bitazibwa ngo uwabyibye bimugire uwabyibye bimugirira akamaro akabyiza ibi ngibi hariya niho wahisha ku buryo buri nk'amateka y'u Rwanda yakabaye yandikwa muri uru rurimi izo ni zo nzozi. Wow. umva igihe kiba gitoya ushyigikirwe rwose munyemerere dusoza munganye inka iyi ndirimbo rero iki gikorwa urayitegamo iki abanyarwanda cya gikorwa wa mugani abanyarwanda bayikoresha iki wowe wayihanze wayishakagamo iki nashakaga ko dufatanya gushima abanyarwanda ndabizi ko bakunda umuco wabo bakunda uburyohe bwo mu buhanzi nifuzaga rero ko dufatanya gushima twese kuko twarabyifuje ko uyu mubyeyi ahagarara akaduhagararira murabizi ko hari igihe twigeze gufata abanyarwanda tukamusaba tukamwandikira inzego nyinshi zimusaba ko yongera akemera kwiyamamaza kandi akimara kubyemera twese twarashimye n'uyu munsi rero ndagira ngo twese dufatanye kumubwira ko twashimye kandi n'ubu tugishima twibuka buri wese ibyo yakoze kugira ngo amenye ngo turi kumwe nawe umuhanzi mukuru nubaha cyane witwa Muyango yaririmbye ngo iyo ngabire y'Imana yahaye u Rwanda ibihugu by'amahanga byararondogoye ngo bikubarira imyaka sibo baruguhaye ngo abanyarwanda twese turi inyuma yawe rero ndagira ngo iyi mvugo ibe ingiro abanyarwanda twese tubi inyuma ye kandi tunabimubwire abimenye ko ese ubu twaba turi inyuma yandi nta wundi urakoze munganye hanyuma Peter dusoza kwinjira mu kirenga birasaba iki kwinjira mu kirenga birasaba ubushake gusa n'ubuntu iriya minsi yose nayo izabera kuri i Musanze ni ukuvuga ngo location ziratandukanye location tuzakoresha ni 3 n'enye sorry iya mbere ni mu muhanda wa Musanze hazaba hafunze imihanda ku buryo tuzakorera activity mu mujyi hose hagati iyo ni location ya mbere indi ya kabiri ni Creative Corner aha gatatu ni Fatima Hotel aha kane ni University of Kigali aho hose tuzahakorera ariko abantu bose tubayobora Creative Corner kubera ko niho hazabera exhibition ihoraho ni naho activity yose azajya ategurirwa tukajya gukorera ahandi ariko ariho duturutse yego mwakoze cyane turabashimiye wakoze twemerewe twese abantu bose baremerewe kuko ni ubuntu rwose buri muntu wese aremerewe festival ni ubuntu turaje rero twebwe ngewe ubu ngiyeyo mwakoze cyane mugisha nawe wakoze namwe murakoze amasaha rero yatujyanye umwanzi w'ibyiza buriya ngo aba ari igihe niko wavuga ariko ni ngombwa ko biba bitoya kugira ngo mujye muhora mubikumbura mwakoze cyane rero kubana natwe munyemerere nshimire cyane munganye inka nshimire cyane Peter nshimire cyane mugisha ubwo rero ibindi byose bijyanye n'intango tuzasubira kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha mukomeze murebe cya gikorwa muri Gakondo Play indirimbo rwose muzajya muyireba buri munsi kuva saa 11 ubwo n'ibindi byose munyemerere mbashimire kandi babwire ngo muramukeho murambe mu nka no mu ngabo